Dore uburyo bwo gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hari ukwirinda kuganirira ahantu henshi hihishe n'abantu tudahuje igitsina kuko bashobora kunshuka no kumpohotera. Kwiyama umuntu wese ukorakora kuko biganisha mu bishuko byo gukora imibonano mpuzabitsina. Kumenya kuvuga oya imbere ya bashuga mami na bashuga dadi. Kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge n'inzoga. Kwirinda kuba inshuti n'abantu bafite imyitwarire mibi. Kubaha no gukurikiza inama zitangwa n'ababyeyi cyangwa se abandi barezi. Kwitabira amatsinda y'urubyiruko kugira ngo ngire ubumenyi buhagije. Ni byiza kandi ko abahungu n'abakobwa bafashanya imirimo yo mu rugo ndetse n'ibindi bakora kandi bakajya inama.